Bibiliya yera itangirira igice cya 46. Yakobo ajya muri Egiputa. Isiraheli aragenda ajyana ibyo atunze byose agera i Berisheba atambira y'ibitambo Imana ya se Isaka. Imana ihamagara Isiraheli mu iyerekwa rya nijoro iti, Yakobo, Yakobo. Aritaba ati, Karame. Iramubwira iti, Ndi Imana, Imana ya so. Ntutinye kumanuka ngo ujye muri Egiputa, kuko ariho nzakugirira ishyanga rikomeye. Ubwanjye nzajyana nawe muri Egiputa, kandi ubwanjye ninjye uzagukurayo, kandi Yosefu niwe uzahumbya amaso yawe. Yakobo arahaguruka ava i Berisheba, abana ba Isiraheli bajyana na Yakobo se n'abana babo bato n'abagore babo mu magare Farawo yohereje kubazana. Bajyana amatungo yabo n'ibintu byabo baronkeye mu gihugu cy'i Kanani bajya muri Egiputa. Yakobo n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe, abahungu be n'abuzukuru be b'abahungu n'abakobwa be n'abakobwa b'abahungu be n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe muri Egiputa. Amazina y'urubyaro rwa Yakobo. Aya niyo mazina y'Abisiraheli bagiye muri Egiputa. Yakobo n'abahungu be imfura ye ni Rubeni. Bene Rubeni ni Henoki na Palu na Hesironi na Karumi. Bene Simiyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shawuli umwana w'umunyakananikazi. Bene Lewi ni Gerushoni na Kohati na Merari. Bene Yuda ni Eri na Onani na Shera na Peresi na Zera, ariko Eri na Onani bapfiriye mu gihugu cy'i Kanani. Bene Peresi ni Hesironi na Hamuri. Bene Isakari ni Tora na Puwa na Yobu na Shimuroni. Bene Zebuloni ni Seredi na Eloni na Yahireri. Abo nibo bene Leya yabyaraniye na Yakobo i Padanaramu, kandi babyarana n'umukobwa Dina. Abahungu be n'abakobwa be bose ni 33. Bene Gadi ni Sifiyoni na Hagi na Shuni na Esiboni na Eri na Arodi na Areli. Bene Asheri ni Imuna na Ishiva na Ishivi na Beriya na mushiki wabo Sera. Bene Beriya ni Heberi na Marikiyeli. Abo nibo bene Zirupa Labani yahaye Leya umukobwa weho indongoranyo. Abo nibo yabyaranye na Yakobo n'abantu 16. Bene Rasheli muka Yakobo ni Yosefu na Benyamini. Yosefu yabyariye mu gihugu cya Egiputa Manase na Efurayimu, ababyarana na Senati umukobwa wa Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Bene Benyamini ni Bera na Bekeri na Ashiberi na Gera na Namani na Ehi na Roshi na Mupimu na Hupimu na Arudi. Abo nibo bene Rasheli yabyaranye na Yakobo bose ni 14. Mwene Dani ni Hushimu. Bene Nafutali ni Yahiseri na Guni na Yeseri na Shiremu. Abo nibo bene Biruha Labani yahaye Rasheli umukobwa weho indongoranyo. Abo nibo yabyaranye na Yakobo bose ni 7. Abantu bose bajyanye na Yakobo muri Egiputa bakomotse mu rukiryi rwe utabariyemo bakazana ba Yakobo bose bari 66. Abahungu ba Yosefu babyariye muri Egiputa ni 2. Abantu bose b'inzu ya Yakobo bagiye muri Egiputa bari 70. Yakobo na Yosefu babonana. Yakobo atuma Yuda imbere ye kuri Yosefu ngo amuhe inzira yo kujya i Gosheni. Bagera mu gihugu cy'i Gosheni. Yosefu yitegura igare rye, arazamuka ajya gusanganira se Isiraheli i Gosheni, aramwiyereka, aramuhobera, begamiranya amajosi, aririra ku ijosi rye umwanya munini. Isiraheli abwira Yosefu ati, naho napfa nibyo bizi, ubwo nkubonye nkamenya yuko ukiriho. Yosefu abwira bene se n'inzu ya se ati, ndagenda mbwire Farawo yuko bene data n'inzu ya data bari mu gihugu cy'i Kanani bansanze, kandi ko ari abashumba kuko baragira amatungo, kandi ko bazanye imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose. Nuko Farawo nabahamagaza akababaza ati, umwuga wanyu ni umuki? Muzamusubize mutabagaragu bawe turagira amatungo, twahereye mu buto bwacu kugeza n'ubu, twebwe ubwacu na basogokuruza. Muvugire mutyo kugira ngo muture mu gihugu cy'i Gosheni, kuko umushumba wese ari kizira ku Banyegiputa.